onya naguma I Kigali ndavuga direka nigire Nyamasheke nigira ku ivuko nsubire kwirira umushogoro wanjye dore muri no minsi ugiye kwera boss wa Gift ahaboneka gake mubona na gake ubura mushimiki n'umuntu mwiza nago ajya avuga nabi ariko agira abakozi bagira batukana bakirwa bantuka bakanyibira na telefone inshuti yanjye ninkora ubukwe niwo zakenyerera umugabo wanjye mugenda imbere bamuha agakenyero wabyumvishe kubera Fabrice yambariye umuntu nubwo naniwe wenda kurya kinyuma ejo ni genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye abakunze urugendo online TV bari mu bice bitandukanye. Nitwa Sam Gakire ndi muri rwa rugendo rwanjye n'ubundi rwa buri munsi mba ni kumwe na Jerry aho tuzenguruka ahantu hagiye hatandukanye. Hano tuherereye mu mujyi wa Kigali muri Gift Restaurant hejuru ya Tekino, ni restaurant iherereye mu nyubako ya Kigali City Tower. Hejuru ya Tekino uhita ubona Gift ubundi ukaza ibintu bikaba bimeze neza cyane ugahita ukubita icyakora nk'umusaza Faboji. Bimeze bite Fabri? Bimeze neza tu. Inyesi wanyi kurya kurunda runda sha. Barayivuze ati akimuhana kazi imvura ihise. Akimuhana kazi imvura ihise. Urabona bavasa atabaguhaye ku cyakora cyo muri Gift. Urabona abakinguruse nanjye reka nze nyikubite nanjye. Witahira bava bimeze bite? meze neza. Urakomeye nta kibazo? Meze neza. Akazi biragenda? N'abafana banje. Yego. Biragenda nyine usibye ko muri iminsi maze iminsi ndi mu mubabaro banyibiye telefone. Barayibye narabimenye. No kuva nyine umwana w'inyamashike wanyu bamukozeho abanyakigali. N'ubundi birazwi ugeze Kigali bwa mbere hahura n'ibigeragezo. Yatangiye guhura n'ibigeragezo by'abantu bamutwariye agatelefoni. Rega mu mujyi bundi utabizi neza nk'umuntu wawitukiye Nyamasheke. Ubundi umuntu w'ikigali ufite Nyamasheke yahazi neza ari kuvuga haro umaze bitabi Nyamasheke. Ayifata amaboko yambe haro umaze bitabi Nyamasheke kandi barayimwe ku gutwi nyine wari wimana gutya nk'umukira nka boss ati aro Abikigali bitaba gute Fabri? Kigali kuko baramenyere ubi bitabangwe ariko ivi Nyamasheke uzi Kigali neza baragutwara akantu arabe Nyamasheke ni mu mugira ari mu rusaku ubaye fatisha mu kabiri nga mugabo ngo arongwa ni kuri radio Rwanda ngo ni mu mamagare mbabyire. Bava telefone yawe bayitwariyemo hano ku kazi? Bayitwariyemo hano mu kazi. Ubu ntabwo urabona indi? Abantu baye barakubuze. Muhungu wawe rero Fabrice ariko ngo bagutwaye telefone uhita usubira Nyamasheke. Barayintwaye nyine kubera ko naraguze simukadi narataye indangamuntu. Yego. Ubwo rero mama arambwira ati se uragumveho nta telefone ati genda uyibaruze ku ndangamuntu yanjye. Ubwo rero abantu bose niyo bari bazi ndavuga nti n'ubundi reka nsubireyo nginge kureba mama yongera nkoreshereza iki wabo. Nuko ubwo rero nzinduka ngenda. Nyamasheke ugiye gukora sim swap? Nzinduka ngenda kare mamagara manager wanjye ndabimubwira nyine. Ubwo ngeze mu rugo rero mama arambwira. Manager haryo buninde? Wawe ndi nyine wa mbere Rayira. Rayira ni mwarasubiranye? Naramuhamagaye ndabimubwira nyine ko ngiyeyo. Ubwo nta n'amafaranga y'itiki nyine nari mfite n'ukwezi ko ari kutarashira n'iki byose. Ubwo rero ngezeyo ndavuga se mana nagaruka gute. Ndavuga se mfata akagahene kanjye nkagurishe mpamagara Rayira ndamubwira ninguriza itiki nongere ngabe nongere ngaruke kuko byari binantunguye nyine ni ibintu byantunguye. Nuko ubwo rero nyine ndamuhamagara aranguriza nyine ndatega. Uburagaruka uri gukoresha kahe gatoya? Ako nari mfite kera nyine niko nkoresha. Ariko ufite abantu b'inshuti zawe benshi
abagore bitiramiye ibyago bigira abagabo ntabwo byari ibyago da ni ibisanzwe baraziba nyine umuntu akongera akagura indi nta kundi ariko se ubu nubona indi none ubu ntiwamenye ubwenge bwo kuzajya uyibika iyi ngiyi ni iya kane ariko ni iya kane ariko niyo yari ihenze bajyaga banyiba tuno nyine dutoya nuko bimeze. Fabrice ati njyewe ngiye gusubira iwacu Nyamasheke. Njyewe nyine i Kigali hamaze kuba hanini. Habaye hanini? I Kigali habaye hanini. Mbona n'ubundi rero njyewe harakwedutse. Mbonye naguma i Kigali. Ndavuga ati reka nigire Nyamasheke. Nigira ku ivuko. Nsubire kwirira umushogoro wanjye dore muri no minsi ugiye kwera. Mama mugi bishogoro. Anye ndabikunda ba. Njyewe narazwa n'ibishogoro n'ibitoki njye. Ese Fabrice wabwe bava mukijyanira mukamanuka. Yakora umushinga. Ose ko yagafashe i Kigali. Arasubira Nyamasheke ajya kumara iki? Fabrice we nagwa wagafashe. Iwanyu narahabonye. Narahabonye iwanyu ndi kugenda ngiriye pfa Nyamasheke. Utaje mu rugo hayitaniranga. Mufite n'uruzu runini ko hayitaniranga. Iwanyu? Rwiza ko. Wowe icyamamare sha. Samu yarahagiye akajya yinyonyora ngutya mu myumba atari hari guca. Fabrice boss wacu uramukunda mone? Boss wacu? Wa gift? Njye uramu papa ngenda mwemera cyane. None se ko wabwiye Imana ngo niguhamaga ntuzitaba. Ubusengeye nka boss ukamusengera. Wamusabira iki? Nyine wamusabira iki ku Mana boss wacu? Njyewe sinamusabira ngo Imana imuha amafaranga ngo muiki. Ubundi ikintu cya mbere Imana ibishaka ni umugisha. Umugisha. Ikintu cya mbere namusabira ni umugisha n'ubushobozi bwo gukora ibyo akora neza cyangwa nyine imbaraga kuko n'ubuzima igihe Imana ibijya nko kupanga tuna munsi uraza ngenda ndavuga ati Nyagasani ndi bukwitabe sinakabaye nkwitabye ariko karame. Njyaho ikintu ngira nsengera ngira boss nyine nsenga Imana nyibwira kuri boss. Nyine nguku yaduhamagaye akatuzana nyine nko mu mujyi turabi wacu nyine twararezwe n'imishogoro nta uzi gufata inyama nk'abandi cyangwa kano gafiriti akatwemera tukajya kuri bifi tugafata ibiryo kuri ya nyine by'amafaranga tukisansura. Njyewe naramubwiye ngo Imana izamuhuze na president uko nayo yaguhuje nande amadamu we nabwiye Imana izamuhuze nawe dore ni n'abaturanyi bicare basangire baganire kuko bose n'abana bayo barayikorera. Nicyo kintu wamusabe wasenze Imana y'umusare. Izamwubahishire umuntu ukomeye imuhuze nawe imubwira ati cyubahiro cyanjye nakwemereye ngiki. Mu gihe kitari kinini umaze hano muri Gift ukora akazi wenda singiye kukubaza ku bindi ariko boss wa Gift ahaboneka gake mubona na gake uburamushima iki? Ni umuntu mwiza ntabwo ajya avuga nabi ariko agira abakozi bagira batukana bakirwa abantuka bakanyibira na telefone ariko boss we nta kibazo. Kandi Valentina yanga umuntu umubwira nabi. Uriko mbwira nabi urangira mituweli uri kubwira nabi urangaburira. Valentina yanga umuntu umubwira nabi Fabrice. Mwanga da. Nase uriko mbwira nabi urangira mituweli uri kumbwira nabi dupfana iki? Uriko usko na mama takimbwira nabi naskota tunani cyo dupfana uri kumbwira nabi. Abantu mujye mwumva undi muntu pe. Uri kumbwira nabi ntacyo mpfana nawe. Nubwo twaba dukorana ahantu hamwe duhembwa n'umushahara ungana ariko ntungaburira ntunyangira mituweli cyuze uko mbayeho ngo ujye utuza rero. Nta mpamvu yo kukubwira nabi. Fabrice Valentina ngo yumubwiye nabi abantu mufatira Nyabugogo yisubiriye icyango. Ako namwanza nanyi umunsi uzambwira nabi. Nanyi umunsi nawe uzambwira nabi. Nzafata itike Nyamasheke. Oya njya kubwira nabi se. Ubese nakubwira nabi byagenze se Fabrice. Nyine umunsi wabda wazivumbura ukambwira nabi. Nanyi ngahita nifatira nkigera iwacu. Abagore nibo bagira amahane nta muntu w'umugabo uvuga nabi. Ayasha ntabwo bizi. Nyine pe muri iki gihe 2022 abagore nibo basigaye bafite umushinga ariko 2021
abagabo n'abari bafite umushiha umugabo agufatiraga mu isambu ye akagukubita neza neza icyuna akakigira umukara cyari inzobe none si abagore baba bafite umushiha w'iki kandi ari abana beza abagore impamvu baba bafite umushiha baba barabyaye kandi kubyara biravuna none akagufatira ku mwana we uri nko kumukoresha ibintu cyangwa uri kumukoresha imirimo ivunanye iyo mocerezane ugatuza ukuntu kubyara bivuna gufatira ku mwana ukuntu kubyara bivuna mukabyenga iminyagaro rero ukabyenga iminyagaro Fabri Apeti banza uryo ku biryo byo muri gift unabwira abantu ukuntu biba bimeze abantu nahari gihe bataba bazi ngo ibiryo byo muri gift ubundi biba bimeze biti mw'abantu reba iki kigabo ukuntu kingana urabona iki kigabo kandi bihorera sha mubure kuzanga life is good ubuzima ari bwiza bava ari ejo impamvu uyu munsi naje n'ubundi ngira ngo Fabrice kubera ko arenda gusubira Nyamasheke niwe wambwiye ati Fabrice rero ntazagende ataje ngo musezere umwana w'iwacu ndanakeka ko no mu gihe uzajya ujya Nyamasheke uzajya unyaruka buraragusigira nimero naragusigira nimero ku buryo uzajya ushaka uburyo bwo kuba wagira ushaka uburyo wamusura mu gihe wamanutse Nyamasheke hirya y'ibintu byose kwagiye tubona abantu baza bakavuga ngo bava tugiye gukorana bavuye kugeza ubu ngubu nta manager ufite Valentina ni Valentina ku giti cye niwe wimanaginga niko bimeze nawe warananiye nshyireho n'undi bazana n'abantu babiri b'inyamasheke ariko nawe uri uw'inyamasheke nimba twese duturuka ahantu hamwe rero ukatumanaginga ntabwo byamunanira ubuzima bw'inyamasheke warabumenye natwe turabuzi ahubwo ngomba no kugura telefone yakankorera cano kubera ko ngewe iriya cano twari twayifunguriye mu kavuyo abantu bose bazi password bazi na email ego okay nta kibazo numara kubona telefone nzagufasha kugukorera cano nira ndirimbo yawe nirangira tuyigushyirireho abari cano yawe mugani itari mu kavuyo kenshi cyane k'abantu bayize sibyo niko bimeze arya dore imbogo wagiye kuyirekodinga ntabwo nari nagiye ahubwo navuganaga n'uriya mugabo wayikoze ari kumvira nyine ngo dukomeze ngo tuyikore ariko ikintu kiri kumvuna ni ukujya Butare nkagenda nkagaruka tukazayikorera amashusho nyuma ese ko nabonye hari umugabo wari uri gushinjwa ngo kwiba indirimbo yawe ejo bundi nabonye muri kumwe yaraje manibara ngewe rero uriya mugabo nari nzi ko ari umuntu uri aho ngaho w'umuturage ariko n'umukire uzi imodoka afite umva mana aba ari aho yicecekeye yiturije ariko n'umukire ngewe ejo narumiwe n'ukuri ubwo rero gahunda nyine twahanye yarambwiye ngo nzajyayo amfashe nyine kuko yarayanditse kandi ayandika neza nta kitwaye ubwo rero ngeyo nyine nongeremo amajwi dufatanye ariko ntago yigeze anyerurira ngo ambwira ati kubwo tuzaba twayifatanyije nitugira amahirwe igakundwa ikaba yarebwa n'abo bantu batanu ikaba yakinjiza n'amafaranga n'ibihumbi 100 nangwa se na 200 tuzagabana nta kintu yigeze ambwira ibyo nabyo ubwo wenda bizaba mu masezerano mushobora kuzagirana ni kihe kiganiro kindi cyawe nabonye nacyo kirahanze turi kumwe na nyina w'abapampi twagikoreye hano uriya mubyeyi kuri wowe wamubonye ute ngewe rero ntabwo nari muzi ariko najyaga nyine mwumva ubwo arambwira ngo yajyaga nyine ngo nawe yarankunze ngo aravuga ngo ashaka kuzaza kunsura ni umuntu nyine utera urwenya ni umuntu usetsa neza yagusetsa ugapfa yararirimbye indirimbo turaseka mva n'abakiriya bari hano bose baravuga ati Imana muzamugarure ni abapampe ariko uriya muntu bigaragara ko ari Kamugi nta muntu mu cyaro waba umeze kuri yari umumama agira urwenya cyane arasetsa cyane ariko arasetsa byo ku bantu bamuzi Fabri turagereye Nyamasheke turigendeye nisubiriye ku ivuko ry'abanyarwanda nzahita tujya ku ishuri ese wiga he Fabri nega muri Stockholm hari ahantu najyaga mbona hari ikigo harya ni kuri polisi
nabaga nagiye nko ku murenge hari umusaza wakoraga iri iwacu mu Gatare bamwimurira nyine hari akanjongo nkajya mbona ikigo kiri munsi yaho ngaho nkajya mbona kandi ubu ngubu Fabrice ni hano yiga nubu wasanga Fabrice ntanamuzi ntazi ko tuzahura mere nka wa mugore ngo 2014 warambwiye ngo uzaza 2016 urambwira ngo uzaza 2020 ungejeje i Kigali ubwo nanjye nabaga nagiyeho nkavuga ni wasanga ari anga Fabrice yiga ese Fabri wowe vava umumenye bwa mbere wamumenyeye kuki byabase irandi ngo dore imbogo dore imvubu dore marama dore marama ako kantu kuri TikTok kaciriranye kuri nuya kuma televiziyo kuma YouTube kuma televiziyo ko bari kuducishaho nimugoroba none sibe n'ibiki noneho sinabyita nimugoroba numva Sam ari kugacuranga bati n'ibikira numva Sam ngo dore imbogo dore imvubu Sam so umuntu wahati n'uwe Nyamasheke ndapfuye noneho aranzimije njyana mu nyukuno kari kugenda kihuta TikTok yonyine yari maze kugira nka ajya kihuta kari kutunda TikTok umuntu ari bagashizeho yari kubona abantu sabagashizeho nyine abantu bagakunze like nyine njye nanumiwe ndavuga ati ko agiye kurunga hit mu minsi mike numva izina ryanjye rirabuze se ko ribuze bigenze tera ndavuga ngo dore none hari umuntu harya ninde ndakumva abantu bose natambuka dore imbogo dore imvubu dore marama nakumva abantu twaba turi gukina dore imbogo dore imvubu dore marama avuga ati ari no kumwira ngo kubera iki umuntu aririmba ngo ibinyamaswa njyewe mfite ikibazo ni gute igitekerezo cyo kurimba ati dore imbogo dore imvubu kugira ngo bikuze mu mutwe uvuga ati ngiye kwishyira muri studio byagenze ute wowe njye se ko nahinge muvuga njye baramamaje kwa perezida ati nimbavugira ninshaka umuvugo nzavuga ku munsi mukuru bagiye kuza hehe i Nyamasheke urawuhimba nanjye rero nagiye Nyagatare ndazibona ziri muri parike urabona Nyagatare ni akarere kari kure yaki iwacu kandi bifitanye iki itandukaniro ndavuga ni nk'umuntu wageze Nyagatare ningeri wacu nzababwira icyo nagize gute nabonye Nyagatare inyamaswa tujya kuvoma ahantu bita kuri Nayikonda ngiye kumva numva ese byo ni biki ati ni inyamaswa ubwo rero nyine turareba muri parike turaziri kuzamuka izindi ziri ngo ziri mu bidamu by'abakonyine bavomamo ngo amazi y'inka andi bajya kuhira inka ariho biri ku mariba ngo baratubwira ati mwirukanke zitabarya nkabona abasirikari baje nyine kuzijomera bakazirasa zacitse nyine kugira ngo zitazarya abantu nyine ubwo rero nuko nazibonye nuko mbese nayikoze indirimbo ihitihira aho ngaho wenda ariko murye tuganire muri kurya dore ntaba nababujije apeti dore ngiye ibyanye ndabimaze jewe nabibye umugoni ibyanye ndabimaze reka umuntu wese udukurikiye mubwire ko twari tuje hano kureba Vava kuri gift tuje kumureba kubera ko Fabrice tugiye kuba dusubiye Nyamasheke kugira ngo twitegure kujya ku ishuri ikindi kandi na Vava murabizi ko na Fabrice ari inshuti abantu barabimenye binakuyeho ko wenda bose ari Nyamasheke ariko Vava ati nakunze Fabrice murabizi ko kuri anniversaire inshuti yanjye ni nkora ubukwe ni wo zakenyera umugabo wanjye amugenda imbere amuha gakenyera wabyumvishe kubera Fabrice yambariye umuntu nawe ni inshuti yacu nawe ubukwe bwa buri mu byamamare Bruce Madonna nabonye akavuga ngo abantu za ako njye nyamanya nirebera abahanzi bamwe na bamwe bavuga ibishego mu ndirimbo ariko mu buzima busanzwe biturira ari abana beza ariko ya Bruce Melody si nziza nubwo naniwe kunda kurya kinyuma ejo ninza ndakurya kinyuma ave winyegereza izo ntoki zawe kuko nizo zinshira muri danje kandi ntabwo yisi kama nawe indirimbo y'ishuti napfuye ntabwo wawo wishwe n'iki yapfuye indirimbo isotse voice ayifata mu mutwe
ne vandaratera ndapfuye n'izina ry'Imana nese urukundo hashyushye cyane bamukomeye kuvuga ko by'indirimbo Vava aririmbye ariko ni ya Bruce Melody nese ko ayiririmba Vava turagera Nyamasheke Fabrice intashya ari butware Nyamasheke nizihe asuhuze mama wiwe amubwira ko Imana imukunda kandi yuko tuzajya kumusura ubwo aratwarana nimero zawe kugira ngo ajye abasha kuguhamagara kandi Vava wabibonye ko yameze neza nta buguga agira ntabwo ubwo udasamaye urukwavu se nyine Imana izamfashe nyine nzamumukira erega ubundi twese tuvuka dushaka kuzaba iki abakire ariko kugira ngo uzabe ukire urabiharanira nabyo kugira ngo uzabe umukire urabiharanira none se ko ntize nzaba umukire gute oya none se ko mama atigeze akanagira mu ishuri na rimwe hari umuntu wari uzi se ko azambyara hari umuntu se wari uzi ko azabona uruzu rungana kuriya ntawe da byose ni iki ni Nyagasani amahirwe amashuri n'amafaranga wahitamwo iki amahirwe kubera iki nuko ko amahirwe nako amafaranga n'ubwenge bibonekerwa ku mahirwe Use nishaka ufite amafaranga wayabonye nta mahirwe wakoze oya ntago yabona utakora atari amahirwe hanege uba wakoze boss yajya kuguhemba naguye kubera ko nta mahirwe wabyukanye ushobora gukorera amafaranga menshi bakayakwima kubera ko nta mahirwe ufite we wahitamwo amahirwe nahitamo amahirwe no mu ishuri naho ushaka kuba nyuma kubera ko nta mahirwe ufite kubera ko uri umuswa oya none se umunyabwenge ngo yatangiye abo wa mbere yatangiye abo wa nyuma yatangiye abo wa nyuma ariko uko agenda amahirwe akazajya azamuzira ibintu byose kandi koko n'ibintu byawe byose umaze kubona naho umaze kugera ni amahirwe ubwenge nta kindi watanze ni amahirwe amahirwe hari umuntu yakura hehe amahirwe se iki gitanga amahirwe Imana Imana nego amahirwe nyine cyangwa n'umubyeyi sha nose umubyeyi nawe ariko yaremwe n'Imana okay ngagira ikintu ubwira rero ndabizi abantu bajya bavuga ati Fabrice ntabwo ari umwana abafite impanuro z'abantu bakuru ugiye Vava ni mushiki wawe ugiye gusiga ugize ibyo umubwira byiza ku buryo uzagaruka hano mu mujyi arateye imbere nk'impanuro cyangwa se ibyo ugiye kumwifuriza byiza nk'umuntu usigaye mu mujyi jepe Kigali ni umujyi mwiza ariko nabwo bamwibigerageza nguko buri kwikorera akazi kawe harya abantu benshi bazajya baza bakaguhururira ukibagirwa kuri mu kazi ugashungerera abantu ukurikirana akazi kawe nabonye boss yitonda nama nuzagira ariko nabwo abonye utari gukora akazi neza yakubwira ati genda ndiko utari kunkora akazi neza ngo rero igihe cy'akazi abari igihe cy'akazi n'igihe cyo kuganira bagiye cyo kuganira amenyaho nanjye navuye Nyamasheke ndi umuntu ucisha bugufi wazayibaza Jean Paul Nduwimana niyo wakubwira ngo navuye Nyamasheke ukuntu nari imeze nari umuntu nararaga ku bitaro bya Rasoro nkavaho nkaryama ku makaro kubera ko numvaga nazi ibintu ndi kuryamaho bya Rasoro se byari biri hehe ngo rero inama mu mujyi uno mujyi mumazamo imyaka igera muri 3 ngo ni 3 ni imyaka maze muri uno mujyi wa Kigali ariko nahuye mwibi bigeragezo nahuriyemo n'amahirwe bigeragezo se bihe bigeragezo bihe hari igihe najyaho nahoraga erega ungurya nimba namukara mu muhanda abantu bose umuntu w'umwana baramuvuga abantu bose bajya kumva bari kuvuga ngo Fabrice ariko bose ntabwo bamvugaho uko bamvuga bari kumamagara ngo Fabrice utazajya ngo niko bose babagize ute bagukunze ari no guhamagara akwangura unuka abanye n'uburyo gutamika kirorine yayiguhereza neza
Fabri ajureka kumfetsa ari n'abajya bavuga ngo Fabrice ntago ari umwana njyewe narabihoreye cya kiganiro nakoze kwa Yago comment nyinshi nizo kuvuga ati Fabrice yabaye umusaza pe kuko narashe imboga ngo mfite imyaka 16 ariko nyamara nivugire sinababuza kuvuga pe urose avuga ikiri ku mutima we. Yego Fabrice urakoze cyane vava tugenda dusoza Fabrice asubiye ku ishuri asubiye Nyamasheke nawe nka mushiki we mukuru gira impanuro umuhanyine nkuko nawe akubwiye ati nubwo abantu bazajya baza kugushungera ariko jya wibuka ko uri mu kazi ugakora neza. Ne Fabrice ugenda ujye ku ishuri wirinde kurangara mugani wawe wirinde gukopera ukurikire mwarimu ibyo kwigisha ubimenye wiga nyine uzamenye ubwenge uzagumutsinde. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire